Rwanda waramutse, Rwanda wiriwe, ariko kandi Rwanda komeza ugire umugoroba mwiza. Twibuke twiyubaka. Njye nitwa Eric Manishimwe, tugiye kubana mu makuru nyine yaranze itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 nyine, aho abanyarwanda muri rusange n'ihuriro rinini ry'abagize isi nyine bifatanyije n'u Rwanda mu kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka w'1994. N'amakuru aba yagiye agarukwaho n'umuhango ukomeye cyane, umuhango w'icyubahiro watangijwe na Perezida Nyakubahwa Paul Kagame wo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi, aho abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda ku isi yose bifatanyije n'u Rwanda mu muhango udasanzwe wo gutangiza icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi. N'umuhango witabiriwe n'abakuru b'ibihugu n'abaguverinoma baturutse mu bice bitandukanye, wabimburiwe kandi n'igikorwa cyo gushyira indabo ku rwibutso rwa jenoside rwa Kigali ruri ku Gisozi, ruhuruhukiyemo imibiri 259 yakuwe mu turere twa Gasabo, Kicukiro, Nyarugenge ndetse n'umujyi wa Kigali. Ku itariki ya 7 Mata ni umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka isi yose yibukaho jenoside yakorewe abatutsi. Ibarura ryakozwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu mwaka w'2000 rikimara imyaka 2 kuva mu mwaka w'2000 nyine kugeza mu mwaka w'2002, ryagaragaje ko abatutsi 1,074,074 n'abandi 17 bishwe mu gihe cy'iminsi 100 kuva muri Mata kugera muri Nyakanga umwaka w'1994. Iyo raporo yatangajwe mu mwaka wa 2004 igaragaza aho abishwe bari batuye, imyaka bari bafite, amazina yabo, ndetse bamwe muri bo bizwi neza uburyo bishwemo. Mu kanya gatoya turagaruka na bumwe mu buhamya bwatangajwe n'ijambo ryatambukijwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, ndetse na byinshi byagiye bigarukwaho kuri uyu munsi, ariko kandi nanone dukomeze twibuke twiyubaka. Umukuru w'igihugu yazirikanye ko Kenya, Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Tanzania byacumbikiye abanyarwanda bari barahunze jenoside yakorewe abatutsi n'ubwicanyi bwayibanjirije. Kuri Tanzania by'umwihariko, Perezida Kagame yibukije abitabiriye iki gikorwa ko Julius Nyerere wayoboraga iki gihugu atacumbikiwe abanyarwanda gusa, ahubwo ko yanagize uruhare rukomeye mu biganiro bya Arusha byahuje leta y'u Rwanda yayoborwaga na Habyarimana Juvenal na FPR Inkotanyi. Ati ibihugu byinshi bihagarariwe hano byohereje abahungu babyo n'abakobwa mu butumwa bw'amahoro mu Rwanda. Abo basirikare ntabwo bateranye u Rwanda, ahubwo ni umuryango mpuzamahanga wadutereranye. Mpaye icyubahiro umupfakazi wa Captain Mbaye Diane wapfuye gitwara ubwo yarokoraga abanyarwanda benshi. Yibukije ko ambasaderi ba Nigeria, Czech na New Zealand muri Loni bakoresheje inyito nyayo jenoside yakorewe abatutsi, ntibakangwa n'igitutu cya politike cy'ibihugu bikomeye cyane byifuzaga ko kuri guhishwa. Ati tubakomeye amashyi. Perezida Kagame yatangaje ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, Afurika y'Epfo yayoborwaga na Nelson Mandela yabaye u Rwanda hafi irufasha gusana inzego zari zarangiritse. Yasobanuye ko iki gihugu cyishyuriye u Rwanda abaganga bo muri Cuba baza kurufasha kubaka urwego rwarwo rw'ubuvuzi rwari rwarasenyutse. Inafasha abanyeshuri b'abanyarwanda kwiga muri kaminuza batishyuye nk'abanyamahanga. Yagize ati Afurika y'Epfo yatwishyuriye abaganga bo muri Cuba kugira ngo badufashe kubaka urwego rwacu rw'ubuvuzi rwari rwarasenyutse. Ifungurira abanyeshuri b'abanyarwanda kaminuza zayo bishyura nk'abene igihugu. Perezida Kagame yatangaje ko abanyeshuri b'abanyarwanda Afurika y'Epfo yafashije harimo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'abakomoka ku bagize uruhare muri jenoside, kandi ko abenshi muri bo ari abayobozi. Ati benshi barakomeje baba abayobozi mu nzego zitandukanye z'igihugu cyacu. Uyu munsi habayeho mu buzima bushya. Umukuru w'igihugu yashimiye ibihugu byo mu yindi migabane n'imiryango mpuzamahanga byagize uruhare mu iterambere u Rwanda rugezeho nyuma y'imyaka 30. Kwicuze
ndetse runanyuze mu icuraburindi. Fly TV Rwanda yifatanyije n'abanyarwanda muri rusange kwibuka ndetse no kunamira abazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka wa 2024, tugira tuti twibuke twiyubaka.